parking yacu ibigizwe n'ibiti 8 hari bitatu by'inyuma hari n'ibindi bitatu imbere cameraman adufashe bino biti abigaragaza neza kubera yuko nimba turi kwigisha twa tugomba kugira ngo tubibone neza cameraman adufashe ibi biti rwose bigaragaze ibi bitatu gusa hari kimwe hari bibiri bitatu ku ruhande rw'imbere hari ibindi biti bitatu ku ruhande rw'inyuma tuturu cy'inyuma ngibi kimwe bibiri bitatu cameraman adufashe rwose ibi bintu bigaragaza kuko niyo mpamvu twaje kuri Ngufashe TV kugira ngo tubasobanurire neza tubigishe neza isomo uryumve wowe uri kuri kudukurikira kuri iyi channel ubike gukora subscribe ndetse na share na like na comment ibi byose bizadufasha kugira ngo tubashe gutera imbere ikindi hari ibindi biti bibiri bibamo hagati na hagati muri parking ari byo bituma byuzuza umubare wacu ko ibiti 8 rero muri ibi biti ushobora kumbaza ngo ese ibiti by'ingenzi umuntu agenderaho kugira ngo abe yabasha gukora parking neza kandi bitamugoye dore bibiri akabanga hari ibyo biti bibiri kimwe bibiri ibi biti ni ingenzi muri parking no hakazaho n'ikindi giti cya kane aricyo kimwe kiricyo cyitwa igiti cya kane tugenderaho ibi biti wabimenye kubikontorora kubishyiramo neza muri parking aho naho urayitsi ubu rero tugiye kukwereka uburyo ushobora gukora parking kandi mu buryo bwiza kandi bworoshye ese ibi bintu byikorera cyangwa se baho urugero mbibereke noneho umunyeshuri aze kuza kubikora reka mbaye urugero izana imodoka hano mbanze guhereza urugero kugira ngo ubikore neza tubibutse yuko kuri Ngufashe TV turabaza tukabahereza urugero twamara kubahereza urugero noneho twamara kubahereza urugero mukabasha namwe kubikurikiza neza kandi mukabikora neza okay murankurikira rero ngiye gutangira uvuyemo mbaze nkwereka urugero mw'ishuri bahagaze hano baze nkwereke iyi parking turi ibiti 8 ni ukora ukuntu twinjizamo n'ukuntu tubikora kugira ngo nawe ubikore sibyo neza sibyo noneho rero reka umahanga urebe ukuntu ugiye kubikora nawe cameraman nanyegere kugira ngo mbereke neza baza nigere mu modoka yanjye igera kugira ngo mbereke neza burya nta n'umuntu ugomba kubita atwara imodoka atabanje kwambara umukandara arabanza akambara umukandara amara kwambara umukandara kuri Ngufashe TV rero tugeze ku kizamini noneho cya parking reba ukuntu bimeze ushobora kumbaza ngo ese ni ukubera iki ino modoka yanjye iparitse hano muri ubu buryo ubundi mwarimu niwe ugufasha kugira ngo agutereho hano kuri parking gutya ariko nawe ucungana neza nimba ino televiziyo yawe iringaniye n'iki giti utangiye kureba umumaro wa bya biti iyo umaze kubona ko televiziyo rero iringaniye n'iki giti ugomba guhita ukata imodoka yose ukajya hari imbere ujya kuringaniza iyo cameraman adufashe aho nzajya mba ndi kwerekana nawe ahita yerekana kuko ni ukuvuga ngo imodoka turagenda tuyiringanize na kiriya giti icyo ngicyo rwose gisa ngaho giteganye n'iki ngiki ariko muri santimetero ushobora kwiyagabura wenda nka santimetero 30 cyangwa se 40 ntacyo bitwaye reka rero noneho sasa nge kubibereka barakarira amajwi atumvikana ahangaha mwarimu ari kubereka yuko agiye gukora ikintu kigendanye no kujya guteraho parking gutera imodoka kuri parking arayitwara gake gake arayikata yose agende asatira kiriya giti kiyo hirya akiteganye na kiriya kibanza
ariko agisange neza agishyireho urabona ko buriya ari kugorora neza asanga kiriya giti muri santimetero 30 hagati y'iriya toroviseri tureba. Urabona ko mwarimu ari kubasobanurira abereka iriya toroviseri ndetse na kiriya giti ugomba kuba uringaniza n'imodoka nayo toroviseri na kiriya giti muri santimetero byibura 30 cyangwa se wenda 40 wibeshyeho gakeya. Ubwo rero iyo birangije hariya ahita akata imodoka yose akajya gushaka bya biti bibiri naberetse cyangwa se yahoze abereka urebera muri toroviseri. Ubura nibyo agiye gushaka, reka tumwumve noneho. Igiti cya kabiri ngikiriya nacyo urabona ko ndi kukibona mu buryo ugomba kukibona ku buryo udashyiramo umwanya munini. Rero iyo umaze kubikora uhita ureba muri toroviseri hari ikindi giti cya kinini nakubwiye cya kane, ubundi ukagorora amapine ugasubira inyuma usanga cya giti. Mu rwego rwo kunganira rero mwarimu kuko hari ijwi ntabwo riri kumvikana, aragenda rero asubira inyuma areba muri toroviseri y'iburyo yitegereza neza asanganira cya giti cyo mu rubavu rw'imodoka ku ruhande rw'iburyo. Urabona ko iyo ageze hariya aba agomba guhagarara akongera gukora icyo bita analysis, agacekinga akongera akareba ko bya biti byiwe birimo ari bya bindi bibiri byo mu ruhande rw'ibumoso ndetse na cya kindi cyo mu rubavu rw'imodoka ko kirimo. Buriya nibyo bintu mwarimu hariya ari gusobanura agaragaza yuko birimo. Iyo amaze rero kubibona nta kindi akora, ahita acungira muri netariyeri akagenda akirebera muri netariyeri uko asubiye inyuma. Buriya iyo amaze kukibura sasa muri netariyeri uko usubira inyuma cyo kigenda kiza kihisha mu nguni y'imodoka. Noneho iyo umaze kukibura uhita uhagarara. Imaze guhagarara rero ni nabyo mwarimu ari kugenda basobanurira. Uhita utangira rero ugakata imodoka yose, ugatangira ugakora manevure ya mbere, ukata ujya imbere kandi ukata iburyo. Iriya ni manevure ya mbere akoze. Iriya manevure ya mbere iyo umaze kuyikora urabanza nabwo ukaverifiya muri toroviseri ukareba hagati y'imodoka na cya giti nimba harimo umwanya. Indi ya kabiri rero usubira inyuma uhita ugenda usa nk'ukidepansa cya giti, ubundi ugakomeza ugakora manevure kugeza igihe imodoka igezemo. Nibyo rero mwarimu hariya ari kudukorera, nubwo ijwi tutari kubasha kuryumva ariko nibyo ari kudukorera. Agiye kugenda akora manevure ajya imbere ajya inyuma ajya imbere ajya inyuma. Noneho kandi ahangaha kugira ngo ubikore neza uba ugomba kujya witonda aho ugiye ukajya ugenda uhacunga. Nimba ugiye imbere urebe ese umwanya uri imbere ungana ute ku buryo urugendo ndi bukoresha ingenda rube rutoya, ese umwanya ngiye gukoresha njye inyuma rungana rute. Hariya urabona ko imodoka yamaze kugeramo. Reka twumve ibyo mwarimu. Rero iyo imodoka imaze kugeramo neza nta kindi kiba gisigaye uretse kuverifiya uriya mwanya. Imbere tuba tubona ko irimo neza hagati na hagati, ariko kugira ngo urebe ko umwanya w'imbere n'uw'inyuma bingana ari kwerekana ko ugomba kuringaniza iriya ntebe y'inyuma ndetse na cya giti cya kane twese tukubwire. Imaze rero kubona ko biringaniye, icyo gihe uhita uvuza ihoni. Wamara kuvuza ihoni bakakubwira ngo watsinze, ugatangira ugasohora imodoka. Rero mwarimu nibyo atangiye gukora, asohora imodoka ku buryo abikora vuba vuba mu gihe gitoya kandi imodoka ikaba igeze hanze, ikizamini kiwe akaba akirangije mwa buriya buryo. Ngiyo rero niyo parking, nta kindi mugomba gukurikiza ubundi mugatsinda ikizamini byoroshye. Murakoze cyane. Icyo rero cyari ikizamini cya parking kuri Ngufashe TV. Nizere ko mwabonye uburyo imodoka dushobora kwishyira muri parking mu buryo bworoshye kandi ukoresheje bya biti byawe ndetse ugakora ikizamini nta mpungenge ufite ko uri bugonge. Tubibutse yuko kuri parking buriya ikosa bareba ni iminota. Cya mbere iyo bamazemo iminota minini irenze 7 ubutsinzwe. Kabiri ni igihe wagonze kimwe muri ibi biti cyangwa utashyizemo neza. Ubundi utashyizemo neza uvuze ihoni akakubwira ngo ntabwo irimo, ugakomeza iyo minota bigashira akakubwira ati sohoka watsinzwe. Icyo rero ni ikizamini cya parking uyu munsi tuberetse.